ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya kabiri gisanzwe tariki 23 Mutarama 2025. Aha niho tujya guhura n'Imana. Isomo rya Mujyumwaro yandikiye Abahebureyi umutwe wa 7 umurongo wa 25 kugeza ku 28 n'umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Bavandimwe, Yesu ashobora kurokora burundu abamunyuraho bagana Imana kuko abereyeho kubingingira iteka ryose. Uwo niwe koko muhereza bitambo mukuru twari dukeneye, w'intungane, w'umuziranenge, w'umuzirabwandu, utabarirwa mu banyabyaha, wakiriwe ahasumbye ijuru. Ntameze nk'abandi bahereza bitambo bakuru bagomba gutamba buri munsi, bakabanza guhongerera ibyaha byabo bwite, bakabona guhongerera iby'imbaga. Ibyo we yabigize rimwe rizima, yitangaho igitambo ubwe. Abo amategeko ashyiraho ko abahereza bitambo bakuru ni abanyantege nke, ariko washyirishijweho indahiro yakuye amategeko n'umwana w'Imana wuje ubutungane iteka ryose. Ingingo y'ingenzi y'ibyo tuvuga nuko dufite umuhereza gitambo mukuru wa bene ako kageni, wicaye mu ijuru iburyo bwa Nyirikuzo, akaba ashinzwe ingoro n'ihema ryayo ritwubatswe n'abantu, ahubwo Imana yiyubakiye ubwayo. Umuhereza bitambo mukuru wese ashyirirwaho guhereza amaturo n'ibitambo, bikamubera ngombwa ko nawe agira icyo atura. Mu by'ukuri yaba Yesu yari akiri ku isi, ntiyaba umuhereza gitambo mukuru hatabuze abahereza amaturo bakurikije amategeko. Ibyo abo ngabo bakora ku isi ni ibishushanyo bica amarenga y'ibiriho mu ijuru, kuko Musa agiye kubaka ihema yabwirijwe n'Imana ngo itegereze, uzakore byose ukurikije urugero rw'ibyo werekewe hejuru y'umusozi. Ariko ubu ngubu umuhereza gitambo wacu mukuru yeguriwe umurimo uruta cyane wabo, kuko ari umuhuza w'isezerano rishingiye ku byiza bihebuje biruse ibyari byarasezeranywe mbere. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 40. Ngaha ndaje Nyagasani, niyemeje gukora ibigushimisha. Ntiwifuje ibitambo cyangwa amaturo, ahubwo wanzibuye amatwi ngo numve. Ntiwigombye igitambo gitwikwa cyangwa cy'impongano, niyo mpamvu navuze nti ngaha ndaje. Mu muzingo w'igitabo handitswemo icyo nshakaho. Mana yanjye, niyemeje gukora ibigushimisha, maze amategeko yawe ajya mpora ku mutima. Namamaje ubutungane bwawe mu ikoraniro rigari, ibyo usanzwe ubizi Uhoraho, sinigeze mbumba umunwa ngo nceceke. Bagushakashaka bose nibahimbarwe bakwishimira. Abakunda umukiro wawe nibavuge ubudahwema bati Uhoraho ni igihangange. Ngaha ndaje Nyagasani, niyemeje gukora ibigushimisha. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko umutwe wa 3 umurongo wa 7 kugeza kwa 12. Muri icyo gihe Yesu yigira ku nyanja hamwe n'abigishwa be. Abantu benshi baramukurikira baturutse muri Galileya, n'abandi benshi baturutse muri Yudeya ni Yerusalemu, no muri Idumeya, no hakurya Yorodani, no mu karere ka Tiri na Sidoni. Baza bamugana bumvise ibyo yakoraga. Nuko abwira abigishwa be ngo bamuteganyirize ubwato, agira ngo ikivunge cy'abantu kitaza kumubyiganaho. Koko rero yari yarakije benshi, bigatuma abarwayi bose bamwirohaho bagira ngo bamukoreho. Abahanzweho na roho mbi nabo iyo bamubonaga barambararaga imbere ye, bagatera hejuru bati uri umwana w'Imana. We ariko akabihanangiriza cyane, ababuza guhishura uwo ari we. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Uri muzima Yesu, uri muzima kandi urakiza. Uri muzima Yesu, mu isakramento ry'Ukaristiya. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi wakire umukiro wa Nyagasani. Buri munsi yaza aratambuka, agatambuka mu nzira, agatambuka iwawe, agira ngo niwemera akagukoraho uri buze gukira.
rega buriya Yesu ashaka ko yadukoraho, ariko twebwe nitwe tutabishaka. Burya akenshi hari igihe tutaba tubishaka, waba ubizi cyangwa utabizi. Yesu rero uyu munsi nawe arifuza ko yagukoraho maze ugakira. Buri gihe Yesu yifuza ko wakira. Nawe rero aho uri ubwire Yesu uti Yesu unkize, Yesu ungirire neza. Niba hari n'ikiza Yesu yagukoreye, cyane cyane niba yaragukije, ubwire uti Yesu warakoze, Yesu wagize neza ko warangize, Yesu wakize neza ko warangije, Yesu wampaye akazi, Yesu wampaye urubyaro, Yesu wangiriye neza, Yesu wampaye icyo kurya, Yesu wampaye ibyo nagusaba, ibyo nari nkeneye. Urakoze Yesu. Buriya abantu benshi bagira ahantu henshi bakirira. Uzi ko no muri comment igihe twandika Yesu bari kugenda dukiza. Uzi ko igihe twese twumvise ijambo ry'Imana Yesu bari kugenda dukiza. Uzi ko igihe cyose twikira ijambo ry'Imana nawe Yesu akomeza kugenda atambuka dukiza. Mubyeyi uri gukira nawe, Yesu hari kugukiza, Yesu hari cyari kugukizaho. Wongere ucunge, wongere urebe Yesu, urangamire Yesu. Yesu n'umukiza arimo aratambagira. Reka nawe atambagira umutima wawe. Erega cyesho uzasanga Yesu aratambuka ariko ntitumuhe karibu. Hari n'igihe uzasanga dushaka gusa gukira indwara z'umubiri ariko imbere tudashaka gukira ku mutima. Yesu arifuza kudukiza hose, niyo mpamvu ugomba kumuha icyubahiro, niyo mpamvu ugomba kumuha akanya ukareka Yesu agakora ugushaka kwe mu buzima bwawe. Yesu icyamba wowe icyo ushaka akaba aricyo gikorwa mu buzima bwanjye buri munsi. Ejo twazirikanye ku gihe Yesu akiriza ko igihe cyacu twebwe abantu buriya ntabwo gihura n'Imana. Ku iminsi 1000 y'umuntu bishobora guhinduka isegonda rimwe ku Mana. Rero ntukabazwe nuko ukirwaye, ntukazwe nuko ufite ibibazo, ntukazwe nuko uri mu bukene, inzara. Iki gihe Yesu azashakira azagukiza. Uyu munsi noneho turakomeza twumva Yesu ari gukiza. Ubwo tujye kuzirikana ku ngingo igira iti abo Yesu akiza. Ese hari abo Yesu akiza, hari n'abo adakiza? Ese babyeyi mwari muzi ko izina rikomeye rya Yesu kurenza n'amazina yose ari Yesu umukiza? Kuko nyine ni nacyo iryo zina risobanura hakiza Imana. Imana yaje gucungura abantu, Imana umukiza. Yesu arakiza. Abo Yesu akiza turaza kubona ko Yesu akiza abantu bose, nta n'umwe arobanuye. Wowe hari igihe twibwira ko ari twe Yesu aza gukiza gusa kubera ko ngo twumvise ijambo rye, kubera ko ari twe turi mu myanya y'icyubahiro hafi aha ngaha. Yesu ntabwo areba imyanya urimo, ntabwo areba igihugu urimo, ntabwo areba idini urimo, ntabwo areba ubwoko bwawe, ntabwo areba uko witwara neza. Ahubwo Yesu areba impuhwe ze ubundi akagukiza. Kuko cyagezanye Yesu ni ukwirakwiza impuhwe z'Imana ku isi kugira ngo abantu bakire. Ngiki cyazanye Yesu ni ukugira ngo abantu bakire. Nawe nanjye turarwaye, gusa ntabwo turenge kimwe. Yesu arifuza gukiza uko ashaka. Rekera Yesu akize abo ashaka ndetse n'uko ashaka. Ingingo remezo yacu abo Yesu akiza. Nawe urabe muri abo Yesu akiza, cyane cyane kuri roho. Isomo rya mbere riratubwira ibiranga Yesu umukiza. Umuhereza bitambo mukuru ni intungane n'umuziranenge n'umuzirabwandu, yumva akabaro kacu kugira ngo tubabarire. Ngo umubyeyi w'impuhwe, ngo Yesu nyiri impuhwe. Iri somo rya mbere riratwereka Yesu nyiri impuhwe ufatikanya natwe imibabaro kugira ngo tubabarire. Wa undi ubabara mu kigo cyacu kugira ngo tubabarire, ya compassion zampuhwe. Na Evangelii no munsi iratugaragariza Yesu umukiza. Nanone abantu bose baza bagana bashagaye nuko akabakiza. Turaza kuzirikana cyane cyane ibintu bibiri. Ubwato, hahandi Yesu asaba ko bamutunganyiriza kugira ngo arusheho wakorera umurimo yigisha abantu, ndetse tuzaze no kuzirikana no ku buhamya bose bari kumutangaho. Icyambere ubwato muri Bibiliya Yesu yahagazemo akigisha bwerekeza kuri kiliziya ya Yesu, hahandi hari umukiro, hahandi Yesu abari kugira ngo aduhereze umukiro. Ngizi inema z'Imana zangabire, impano zitangwa n'Imana zigatangirwa muri kiliziya. Ng'amasakamento 7 ibimenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo tutagatifurize muri kiliziya ye. Amen. Uwo mukiro rero utambuka muri kiliziya. Ngiza mvugo z'abahanga bakomeye ba kiliziya ati umukiro bera muri kiliziya, ahatari Yesu nta mukiro ubuhari, kandi umukiro bera muri kiliziya.
twimenyereze natwe kunyura kuri Yezu kugira ngo tukirize muri kiliziya ye. Ese kiliziya ni iki? Kiliziya nyine ni Gatolika, aho duhurira n'Imana kugira ngo dukize. Ya kiliziya ikiza abantu bose rusange, univers, abantu bose baherereyemo, abantu bose bari ku isi barimo. Aho Yezu niho yaziye, yaje kudukiza. Ubwato rero Yezu arimo naho butwerekeza twese ko tugomba kwinjira muri kiliziya. Ngira isakamiro rya batisimu ridufungurira imiryango, ridufungurira ijuru, ridufungurira umukiro kugira ngo duhure n'Imana. Burya Imana ifite aho itura mu ngoro ya ntagatifu. Imana ifite aho tuyisanga, nubwo Imana iba hose ariko nyirizina ifite naho ibarizwa, iyo ngoro yayo. Ingoro y'Imana rero ntabwo ari nyirizina ubwo bwato cyangwa iyo kiliziya yubakishijwe amabuye amatafari ibimenyetso by'abantu, ahubwo ya ngoro y'umutima aho duhurira n'Imana. Iyi kiliziya ya mbere yibanze, le premier vicaire de Christ, icyicaro cya mbere cya Kristo ni umutima namwe. Ese aho Yezu arahicaye nawe? Ese Yezu ashobora guhicara agakiza abandi, agahagarara agakiza abandi mu mutima wawe? Ubyibazeho, nanjye ndacyari kubyibazaho. Ingingo ya kabiri ni ukuzirikana ku buhamya duhereza abandi igihe tumaze gukira, igihe twahuye n'Imana. Mubyeyi, nta kindi kintu kizemeza abantu ko wahuye n'Imana usibye kuzabona Imana warangiza ukayereka abandi ubuhamya bw'ubuzima bwawe. Ntabwo abantu bakeneye amagambo uvuga y'akarimi keza, ntabwo abantu bakeneye ubuhamya by'uwivugira ubwawe babahanuzi bivuga, ntabwo ari cyo abantu bakeneye. Abantu bakeneye ko babona ubuzima bwawe aribwo buri guhindura abandi, ubuhamya bw'ubuzima bwawe, témoignage. Ese ukubaho byerekeza ku buzima bwawe koko? Yamvuga iti kora ndebe rutavuga numve, baho ndebe ikabibanziriza byose. Dutangazwa n'ukuntu abari bakijijwe basangaga Yezu waturutse Imana n'impande, n'abahanzweho na roho mbi, nuko bose mu buhamya bwabo bati uri umwana w'Imana. Amen. Ngiye biranga Yezu, abantu bose bamutangaho ubuhamya. Kureka ubuzima bwacu bukamurikira abandi, kureka ubuzima bwacu bukavugira Imana, kureka ukuriho bigatuma n'abandi babaho, kureka ubuzima bwawe bukabeshaho abandi, kureka Yezu agatambagira mu buzima bwacu kugira ngo dukize natwe dukize abandi. Yezu ningukoraho ndakira, ariko nze no gukiza abandi nanjye. Mubyeyi, muri aka kanya tujye kuzirikana ku byiciro bitatu by'abantu Yezu akiza. Uze kureba icyiciro uherereyemo. Icyiciro cya mbere ni abantu bemera, la foi, bafite ukwemera, babandi basenga, babandi badasiba misa, babandi bafite ukwemera koko, nanjye kuvuga utajegajega. Abo Yezu ashobora kubakiza ku mubiri cyangwa kuri roho, ariko n'ibitotezo bitabuze. Abantu bahamye, ubuzima bw'umukristo uhamye ntibubura ibitotezo, abo Yezu ashobora kubakiza. Aba kabiri, Yezu ashobora gukiza abashidikanya, abadandabirana mu kwemera, abatarakomera, babandi baza gusenga ariko kwemera kudafashe, badakomeye. Abo Yezu akabakiza kugira ngo agere gute? Abakomeze we kujya bashidikanya ku bubasha bw'Imana. Aba gatatu Yezu ashobora gukiza baraza kugutungura, n'abahakanye, les incroyants, babandi badafite nanjye kuvuga n'ukwemera namba, abo nabo Yezu arabakiza. Abakiza atarero, abakiza atari kugira ngo bajye kumwemeza, atari no kugira ngo bemere, ahubwo ari kugira ngo Yezu yerekane ko nta numwe adakiza. Abantu bose bo ku isi arabakiza. Naho njye nawe iyo twagize gato tugororokera mu Imana, tukajya nko gusenga bigakunda, twumva ijambo ry'Imana bigakunda, dutajya kwishyira mu marere dutibona igeze agiye gukiza, ninjye uzakira, ninjye ugiye gukira uburwayi, ninjye gusa, ninjyewe, ugasanga turi kwirundaho ibyiza byose, tukaza kwibagirwa ko nawe mupagani, nawe wundi utemera, nawe Yezu aramukiza. Kuko Yezu n'umunyampuhwe, kiliziya Yezu ntawe irobanura, twese tugomba kwinjiramo kugira ngo dukize, kuko Yezu ajya hariya mu bwato kugira ngo agire te akize abantu bose, abakize nta numwe arobanuye. Ese Yezu yankora igitangaza gituma nushaho kumwemera, cyangwa bamwe barushaho guhakana, abandi bakazimira burundu, bakazongera guhura na Yezu ariko bahuye n'ikibazo kandi byabamba. Ibaze nawe uri nk'umubyeyi ukazongera gusubira mu kiliziya ari uko ugiye guhesha amasakramentu,
uherutse mu kiliziya ushyingirwa ukazajya gusubira mu kiliziya ari uko ugiye kubatirisha, kandi byaba kubera iki? Bigeze barihenura, uje gusa kubera impamvu, uje gushaka Yezu kubera ikibazo ugize, ariko ntushobora kumushaka ko ari inshuti yawe. Mubyeyi, tujye gushaka Yezu kubera ko ari inshuti yacu, tutagambiye gusa ngo Yezu nkiza nk'aho turi kumuhata nk'abari guhata ibirayi n'ibijumba, aho gusange Yezu agukize ku neza ye. Buri gihe ujye uvuga uti Yezu unkize, ariko bihure no gushaka kwawe. Amen. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo habaye igiterane cy'amasengesho, uwo hakaba hari abantu babiri muri sosiyete, muri quartier, mu karere bitaga ku bandi. Noneho bararwaye, bararembye, barwaye indwara zikomeye zituma batinyagambura. Ngo hari harimo uwihaye Imana witaga ku bantu akabavura kuri roho bagakira akabitangira. Hari harimo n'undi nawe urwaye muganga, ngo bari barwaye indwara zikomeye cyane zibabuza gukomeza gukora imirimo bari basanzwe bakora. Nuko kubera ko bari basanze banitwara neza, abantu bo muri ako gace bafatikanya nabo kugira ngo baze kubasengera, ubundi barebe ko yabakiza, bakomeze bita ku buzima bw'abandi. Nuko umunsi w'isengesho uragera, barasenga ari abantu babiri bimirije imbere ati Nyagasani bakize kandi ubagirire neza. Nuko abantu bose bari muri sengesho bakurikije umumaro abantu babafitiye muri sosiyete, ukuntu babitaho, ukuntu babavura. Nyagasani abantu kubatabare, ubakize ku neza yawe, aba baratugira neza, aba baratuvura, abantu n'indahemuka, Yezu bakize kandi ubarinde. Ubwo bakomeza gusenga, abantu benshi barabasengera. Nuko igihe cyo gutangaza bakize kigeze, bagiye kumva, abantu batekereza, abantu bose bitegura kwa wihaye Imana agiye gukira, wa muganga agiye gukira, kubera uburyo baramaze no kubasabira. Nuko bagiye kumva bumva ko wa wihaye Imana bwa burwayi aracyabufite, ntigeze akira, wa muganga nawe ntigeze akira. Abantu barakonja bacika intege. Nuko ngo mbere yuko bataha isengesho rimaze guhumuza, haza kuboneka umugabo aza yiruka ati ngiye gutanga ubuhamya nakize. Ati byagenze bite? Ati ngewe muri iri sengesho nari ndi kure, mwarimo musenga ndi iwanjye, twegeranye na kiliziya y'ahangaha, nananze ko ntazigera ngera mu kiliziya na rimwe. Nari maze imyaka 15 narwaye igisebe cy'umufunzo, igisebe kidakira, ariko muri gusenga nagiye numva cya gisebe kiri kuma. None ndi kugenda, nari maze imyaka 15 ntagenda kubera iki gisebe, naramugaye. Ubu ngubu akaguru kanje ni kazima, ndagenda neza. Narije kubashimira uburyo mwasengaga, nkumva ndi kugenda nkira. Ubu ngubu ni mutaraga, igisebe cyumye, nakize, mufashe gushimira Imana. Nuko abari baraho bose bagwa mu kantu. Bamwe bati koko umupagano utajya mu kiliziya ni ukize mbere ya muganga, ni ukize mbere ya wihaye Imana, kandi abantu baba badufitiye umumaro. Nuko bose bera urujijo, bakomeza gutangara, batabaguye mu kantu, ntibagira bumva ibyo bintu bibaye. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngo umukiro, y'icyo bita umukiro, ngo Yezu ukiza abantu bose, ngo Yezu ukiza atarobanura. Ati wowe usanzwe usenga uri muganga, ibyo Yezu arabireba, ariko ntabwo ari byo atindaho. Kuko icyo atindaho ni umukiro w'abantu bose. Nawe mubyeyi, nujya gusenga, ese ujye uzirikana ko isengesho ryawe rishobora kugira abandi akamaro, abari aho n'abadahari. Iyo abazirikana ko isengesho ryawe riza gukora ibitangaza, niho akagombye kongera gusenga nabi. Wakajya usenga udasabira ababyeyi bawe gusa, udasabira abana bawe gusa, udasabira abo muvukana, abo muvindimwe, abo mufitanye amasano, ahubwo uri gusabira abantu b'ingeri zose, abantu bose. Yesu kuko nawe akiza abantu bose. Ugisengewe cyangwa wowe dushaka gusa ko ari tweza akiza gusa, ntakiza abandi. Kuki twebwe n'ubwikunde bwacu dushaka ko Yesu akiza gusa bihaye Imana, agakiza ba muganga, agakiza abandi ngo badufitiye akamaro gusa? Ninde se ubundi utagira abandi akamaro? Twese Yesu adufitiye akamaro, kandi twese dufitiye sosiyete akamaro. Ahubwo harabura iki? Harabura kwemera mubyeyi. Kuko burya umuntu wemera, nanone ariko umuntu wemera nta kira kimwe n'umuntu utemera. Iyo wemera ko kw'iby'ukuri yagashobora no kudagukiza iyo ndwara y'umubiri, ariko ukagenda ukira kuri roho. Kuko n'umuntu ufite ukwemera koko ashobora no kudakira, agakomeza atwaye n'uwo musaraba. Kuko umuntu wemera ntabona nanone agasaraba bafite, basangiye na Yesu ubabare.
kugira ngo nawe akomeze kujya mu kigo cy'ababarira abandi. Ngiye ibitangaza dukorera ariko n'umusaraba utabuze mu buzima bwacu. Mu byaka kandi ngiye kuvuga cyo turongo dutatu. Uzi ko ari igihe Yesu atagukiza uburwayi runaka kubera ko akwizeye ko ari wowe uzihangana icyo kigeragezo. Ngo ukwemera nuko kugeza naho wemera ko hari igihe utakiri bigaragarira abantu, ariko ukagira nyine nko kwemera kujya no kwihangana ukihangana n'ibyo bibazo. Yesu ntabiyoboye ukabwira Yesu ibibazo ufite, ariko bishobora no kutagira igisubizo. Ngaho umuntu atangiye nahagarukira ibibazo byacu dufite, ntabwo byose twebwe twabonera igisubizo twebwe tungana, ariko Yesu mubasha bwe aba afite impamvu. Iyo mpamvu mubyeyi wica akarongo, nihe mpamvu ngeze iki gihe iki gitaragenda uko shaka, niye mpamvu ngeze iki gihe ntarakira, ntarabona ibingibi nasabye Imana. Wongere utekereze ku kwemera kwawe, uraza gusanga ariho hari igisubizo. Naho ubundi Yesu afite igihe azakorera ibyo ngibyo, Yesu afite uko azabigenza. Hasigaye gusa gutuza ugasenga ubishyizeho umutima, kuko isengesho ryawe n'iryanjye ntabwo rikora icyo dushaka gusa, ahubwo Yesu ashobora no kurikoresha agakiza abandi wowe uzi utazi. Yaba uzi ko isengesho ryawe uri muri Afurika rishobora gukiza umuzungu wibereye i Burayi, yaba uzi ko uri umuzungu ushobora kuvuga isengesho rikagiza umwirabura uri muri Afurika ndetse n'ahandi hose, ntiwakakoze isengesho ryo kwikunda. Buri gihe wakoze isengesho ryo gusabira abandi, wakagiye mu bwato ukajya muri wa mutima wawe, bityo ugaheka abandi ukabashyira Yesu dukize ku neza yawe. Icyanyuma ntizugaye tubarura abantu bakize, atunguye yakize ibintu neza mukije, uko Yesu akiza abantu benshi wowe uzi nanjye ntazi. Buri gitambo cya misiyo yongera gukiza, kuko yagera kwitanga nyine kwa muhereza bitambo mu kutwumvise mu isomo rya mbere. Buri sengesho yongera gukiza, amasengesho muri Zaburi, mu ndirimbo, ibisingizo, mu ishapure, mu gitambo cya misa, mu gushengerera, muri gurupe z'amasengesho tujyamo, amatsinda menshi tunyuramo, ntihabura umuntu wakize. Gusa twebwe tubura ububasha bwo kubivuga. Ariko Yesu si ukuvuga ko ataba yakijije abandi, si ukuvuga ko Yesu ataba yakoze ibitangaza, kuko agatwe kanjye n'akawe biracagase. Ntabwo dushobora kumenya ibitangaza byose Yesu yakoze ku isi. Turekere Yesu uyu mwanya we w'umukiza, umukiza w'isi, akomeza akiza abantu bose ku bushake bwe, akomeza akiza abantu bose ku mpuhwe ze. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.